Good morning guys, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex Trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za Gold, GU, EU hamwe na JPY. So dutangira analysis zacu, tugiye gutangira analysis zacu kuri Gold muri daily time frame. Nk'uko mubibona gold yacu iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, aho iri kumanuka for correction, ishobora gucreating support no munsi ikaba yabona kuba yakomeza hejuru. So which means ko uyu munsi tugomba kwizera some bullish side kuri gold, aho tubona ko uno munsi iri gucreating support ahangaha. So gusa bishoboke ko ishobora kuza kuba ya testing half candle y'ejo cyangwa se mu cya kabiri cya candle y'ejo, ubundi ikaba rejected, ikaba yabona gukomeza hasi, which means ko kuba wa predictinga nimba movement ya gold cyangwa se uyu munsi ishobora kujya muri uptrend, it's hard kuko urebeye kuri previous candle y'ejo yari bearish, ni y'ejo bundi yari bearish, which means ko uyu munsi ishobora kuza kuzamuka iga creating a week, yamara creating a week igasubira hasi. So gusa nubwo iri bullish, wenda ndaza kugenda mbibereka aho ishobora kongera kuba rejected ikaba yasubira muri buying side. So nkuko tubibonye ko ahangaha kuri daily time frame itangiye gucreating support, reka tumakinga na half candle y'uyu munsi. I think ko arimo nk'ahangaha nimba ntibeshye, ubundi dushyireho red box byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri selling side. So tuyihindure red, ubundi tumakinge n'iyi resistance yacu dufite ahangaha, ubundi tujye muri 4 hours. So okay, turebye kuri 4 hours urabona ko aho irimo ira creating support cyangwa se support yabaye created, gusa it's hard kuvuga ko igiye kwita ijya muri buying side. So kugira ngo nizere neza ko igiye muri buying side nuko yakongera ikamanuka ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru, niho nakizera ko igiye muri buying side, kuko urebye zino candles ziri kujya muri buying side zabaye rejected cyane kuri downside, gusa there is no big volume. Mpamvu mvuze ko nta volume nini ihari cyane nuko zifite small bodies ugereranyije na wiki ifite. Urebye nk'ingi ni hama, gusa ntabwo wahita udetermininga ko volume yayo ihagije kuba yapushinga market hejuru. So urebye kuri 4 hours urabona ko harimo mbere yuko mbereka support and resistance, urebye kuri 4 hours urabona ko iri kugenda making a lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So which means ko ishobora kuza yongeye ikamaking a lower high, ishobora kuza kongera ikamaking a lower high ariyo kuri support, ikaba rejected ikahita yongera ikamanuka. So which means ko gold iri kwerekana some bearish side, gusa it's not reversal, ni just technical correction cyangwa se ni correction iri gukora iyi moves yagiye ikora, ubundi ikahita yongera igasubira muri buying side. So twihuse urabona ko ahangaha harimo support kuri 4 hour time frame, dushyiraho line itandukanye n'iyo twari dufite, byerekana ko ari 4 hours support. Reka ira tuyadjusting aha, ubundi wenda naha dushyireho green box byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buying side, byerekana ko hari strong support. Reka tuyihindure green, ubundi tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite.
So muri 1 hour, let us adjust this support here. I think okay. So uje ukareba muri 1 hour urabona ko gold yacu iri gutradinga muri iyi zone cyangwa se iri muri iyi ranging market. Tugomba kurindira ko ya breakinga hejuru cyangwa se ika breakinga hasi kugira ngo twizere ko igiye muri buying, nuko ya breaking ika closing above, ikamanuka for test, ikabona gukomeza hejuru cyangwa se ika breakinga hasi tukamenya ko igiye muri selling side. So ababibonye ejo gold yiriwe iri muri sideway market cyangwa se yiriwe nta cyerekezo ifite, which means ko ibanza kwerekana direction. Reka tujye muri 30 minutes turebe nizi opportunities dushobora kubona kuri gold uno munsi. Uko nababwiye ko iri kwerekana some bearish side kuri 4 hours, you have to be careful not taking a buy yawe. Icyo nababwira, don't take breakout niramuka i-breakinze ino support cyangwa se resistance yahindutse support. Just wait ko market is closing above, yamara closing above ikamanuka for test, ikabona kuba yaza igafiringa ino range. Iyo niyo option ya mbere yashoboka. Iramutse ikoze ikintu nk'iki wa taking a buy yawe, kuko urabona ko hari clean candles, ugatargetinga ino next resistance dufite aha, cyangwa se ugashyira break even ukaba watargetinga aha ngaha ariko watekinze 20%. So iyo niyo option ya mbere ishoboka. Cyangwa se nk'uko twabonye kuri kwerekana some bearish side, iramutse yongeye ikagaruka ikaba rejected kuri support yacu, wa taking a buy yawe ugatargetinga ino next support dufite aha ngaha cyangwa se next resistance, niyo wa targeting. So kumva ari ibyo ngibyo twakitegura kuri gold, gusa you have to be careful not taking a buy yawe, kuko twerekanye ko kuri 4 hour time frame iri kwerekana some bearish side, ariko narebye no kuri 1 hour urabona ko iri kugenda yerekana bearish side. So which means ko nubona clear confirmation niho ugomba gutakinga buy yawe. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Aha yananiwe kumakinga another lower low, ishobora kuza kuzamuka ikaba rejected ikahita ibona gukomeza hejuru. Niyo mpamvu nababwiraga ko wa taking a buy. Gusa I got another idea nkurikije ibyo amaze kubona aha ngaha, aho yananiwe kumakinga another lower low. Nuramuka ubonye good rejection ariho utaking a buy yawe, cyangwa ubonye nka hammer cyangwa se bullish engulfing, wa taking a buy. Gusa nutayibona urindire ko imaze kuba rejected aha, urindire ko yaba ya closing above here ikaza for retest, ikaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. Nibyo byaba biri very safe kurusha uko wakongera ugatekinga buy yawe muri iyi zone yacu cyangwa se ranging market iri creating. So twihuse reka tujye no kuri GU turebeho byifashe bite, izo opportunities dushobora kubona. Analysis zacu tuzitangire muri daily time frame, turebe niki idufitiye GU uno munsi. Twihuse urabona ko market yacu yananiwe kuba ya breakinga ino strong resistance dufite hariya, tuyihindure yellow line. Gusa nari nababwiye ko after breaking this support market yacu iri muri uptrend cyangwa se izabisubiye kuri reversing. Gusa waza ukareba kuri 1 hour ukabona ko reka twa adjusting no resistance yacu, urabona ko hano kuri daily time frame urabona ko hano iri muri ranging market ikeneye kuba ya breakinga ikajya hejuru cyangwa se ikajya hasi, which means ko GU iri go trading in range. You have to be careful no trading GU. So
waza ukareba kando y'ejo nta information yaduhaye direction iri kujyamo, kuko yagerageje gupushinga up ihita iba rejected imanuka hasi, gusa iclosinga iri bullish. So tugerageje gupredictinga direction y'uyu munsi ya bullish candle, nuko tubona ko ya creatinze week ishobora kuza kuba yakuzuza ino week range yacu ikahita ibona kuba rejected kugira ngo isubire hasi. So which means ko tugomba gutegereza some bullish side kuri GU, kuko uno munsi ishobora kuza gufiringa ino week y'ejo yabaye created. So which means ko kuri GU on bullish side, gusa ahangaha harimo ka support ka adjusting neza undi I think ko dufite no kumakinga half candle iyi nini, ubundi tugashyiraho green box byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction ikasubira muri selling side, cyangwa se we have to be careful niramuka ihageze. Tuyihindure red box, tuyadjusting neza, tuyihindure red box. So nuko nari maze kubivuga, urumva ko tugomba kwizera some bullish side, gusa reka tujye muri 4 hours turebeho naho byifashe bite. Market iri kuduha same information. Kuri 4 hours nk'ibisanzwe turabanza twa adjusting support and resistance dufite, cyangwa se twaciye muri day time frame kugira ngo zigendane na current market condition. Harimo support nanga coming day kuri 4 hours, tuyerekane ko ari 4 hours gusa. Kuri 4 hours GU ifitemo support and resistance nyinshi, gusa ino 4 hour time frame igiye guclosinga, gusa I wish ko ya closing above. Iramutse closing above, tuvuge ko iramutse closing gutya iga closing above iyi resistance yacu, next kandi icyo yakora ya creating a week, yamara creating a week ikahita flippinga ikaza kuzuza ino range yacu dufite kuri 4 hour time frame. So which means ko nkuko twari tubibonye kuri 4 nako daily time frame no kuri 4 hour time frame kuri GU twakizera some bullish side, gusa ibyo biraba determined by this candle igiye guclosinga ibura iminota 14. So which means ko kuri GU kuri daily time nako kuri 4 hour time frame twavuga ko market yacu iri gutradinga muri zone ikeneye kuba ya breaking above kugira ngo twizere ko igiye muri buying side, cyangwa se ni closing below tumenye ko igiye muri selling side. So tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite, niki market iri kuduhereza na information muri 1 hour. Reka nkuko twita tukomeza adjusting support and resistance yacu, reka adjusting ingiyi ni tugeze aha, gusa natwaza tugashyiramo ka support kerekana ko ari 1 hour time frame. Impamvu twashyize support, turabona ko hari rejection naho yabaye rejected inshuro 3, kandi tubona ko support yacu iba iri strong. So kuri 1 hour kuba wa predicting direction ya 1 hour, to be honest no range ntabwo very strong kuri 1 hour, gusa reka dushyireho green box ahangaha byerekana ko hari strong support, ubundi
mbabwire icyo twakitega kuri GU. tuyihindure green box. So hari two option, gusa iri very safe nuko market yamanuka ya breaking no support ikaba yaba rejected kuri support ikabona kuba yakomeza hejuru, nibyo byaba biri very safe kurusha ahangaha kutekinga iramutse ikoze breakout. Gusa iramutse ikoze breakout gusa I think ko ntago biri very safe to be honest. Gusa iramutse breaking iga closing above ikamanuka forward retest ikabona gukomeza watargetinga in range. Gusa don't be greedy taking pips, 20 pips, 30 pips ubundi uve mu isoko. 15 na 20 15 iramutse ikoze breakout yahangaha ikamanuka forward test ikaba rejected wa taking a buy. Gusa icyiza nuko mwarindira ko yamanuka ahangaha, iramutse imanutse ikerekana rejection yaba ari good option kurusha ahangaha. Gusa we have to wait and see GU niki dufitiye uno munsi, nizi opportunities ishobora kuduha uno munsi. So reka tujye muri 1 hour nako 30 minutes turebeho byifashe bite. Hari igihe wenda iriya range twabona atari good range tukaba gusa muri 1 hour still plan iracyari yayindi. Iramutse imanutse ikaba rejected kuri support igakomeza hejuru, nibyo byaba biri safe kurusha breakout yahangaha. Gusa yeah, it's not good option to be honest. Cyangwa se ikongera ikamanuka igaba rejected kuri support. Gusa ahangaha ntabwo biri very clean, ko ntabwo nizera ko market yahita ikomeza hejuru, kuko impamvu ndi kuvuga ko itahita ikomeza hejuru ndebe kuri 1 hour nkareba 30 minutes ino range yacu ntabwo iri strong, ku buryo market iramutse ikoze breakout twakizera ko igiye kwita ikomeza hejuru. That's why ndi kubabwira ko tari good option kuba watekinga breakout yahangaha. Gusa we have to wait and see, maybe ishobora kuba range ikomeye cyangwa se iri strong, after some time ishobora kuba rejected igakomeza creating a range. Icyo gihe iramutse ikomeje creating a range nyuma ikaza gukora breakout wa taking a buy yawe byaba biri safe. So reka tujye kuri EU turebeho byifashe bite, nize opportunities dushobora kubona uno munsi kuri EU. Izi ni analysis nari nabahaye ejo, gusa yagerageje gutapinga muri iyi range yacu cyangwa se muri zone yacu twari twavuze ko niramuka yageze ikerekana rejection twa taking a buy yacu. Gusa nubwo yatapinzemo kuri 30 minutes ndabona nta confirmation yari ihari. Reka turebe muri 15 minutes. Even 15 minutes according to my strategy there was no confirmation. So katwigire muri daily time frame ariho dutangira analysis zacu, turebe EU niki yabidufitiye cyangwa se nize opportunities dushobora kubona kuri EU. Gusa EU ifite same setup like GBP JPY nako GU. Nababwiye ko nyuma yuko i breakings ino support yacu ino resistance yacu izabigiye muri bullish side. Gusa ahangaha kugira ngo twizere ko igiye gukomeza hejuru hari strong resistance yagombaga ku breaking, aho yakoze fake out igahita yongera ikamanuka muri ranging market yacu. So gusa ahangaha naho dufite strong resistance, katubashyire green box ariyo yatapinze mejo ikahita iba rejected. So tuyihindure green, yerekana ko market irangiye kagera yaba rejected. So turebeye kuri current market condition kugira ngo nditamayininge ko EU igiye gukomeza hejuru, kandi uyu munsi biragoye
kuko turabona some bearish side cyangwa se kando zigera muri enye zamanutse ziri bearish, which means ko niyo uyu munsi ishobora gucreatinga week, yamara gucreatinga week ikahita iba rejected ikongera ikagaruka hasi. Ahubwo twareba iramutse igeze kuri no support yacu byagenda gute? Se iraba rejected isubire hejuru? Gusa ntago navuga ko ubu ngubu ino kando y'uyu munsi igiye gupushinga ngo ikomeze hejuru. It's hard to decide ko yaba igiye gukomeza muri buying side. So twihuse reka tujye muri 4 hour time frame turebeho byifashe bite. So muri 4 hours twavuga ko EU iri kugenda yerekana some bearish side, aho iri kugenda making a lower low, lower high, lower low, aho ya making another higher lower high, yongera ku making lower low, ikaza ku making lower high, ikabona gukomeza hasi. So which means ko kuri 4 hour time frame kugira ngo twizere ko igiye muri buying side nuko igomba gukora ikintu kimeze nka W, ikabaza ikongera ikamanuka ikaba rejected ikabona yakomeza hejuru, niho twakizera ko igiye muri buying side. Gusa for now it's hard to decide ko igiye kujya muri buying side, ko twerekanye ko kuri daily time frame iri kwerekana some bearish side, no kuri 4 hour ikaba iri kwerekana some bearish side. So which means ko EU iri trading in zone cyangwa se muri ranging market. Navuga ko iyi yose ari ranging market, nkuko twari twabonye ko kuri GU nayo iri muri ranging market. So which means ko ikeneye kuba yakora breakout ikajya hasi cyangwa se ikaba ya closing above igakomeza hejuru kugira ngo twizere ko igiye muri buying side. So for now EU iri trading in range, so you have to be careful not taking a trade yawe kuko it's somehow risky trading in range. Even range inakomeye kuri 4 hour time frame, that's why iba iri very strong. So reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. So kuri 1 hour nubwo iri kwerekana some bearish side, I wish ko yamanuka, iramutse yongeye ikamanuka ikaba rejected, yamara kuba rejected ikagaruka closing above iyi support yacu dufite, ikamanuka for retest, imanutse for retest ikaba rejected, watekinga buy yawe byaba biri very safe, ubundi ugategitinga ko iza kuzuza ino range yacu iri ahangaha. So iyo niyo option ishoboka, iri very safe kurusha izindi zose. Naho selling side, selling wayitagetinga iramutse igeze kuri iyi resistance yacu dufite ahangaha, reka tuhite dushyiraho red box, iramutse igeze aha ikaba rejected, watekinga sell yawe byaba biri safe, yaba ari good option nkuko turi kwerekana ko iri kwerekana some bearish side. So tujye kuri 30 minutes turebeho byifashe bite. Izi opportunities dushobora kubona kuri EU, gusa still plan ni ya yindi nk'iyo twari tubonye kuri 1 hour. Navuga ko market yacu iri trading muri range. Kuri 30 minutes option ishoboka ya buying, nuko market yacu yakongera ikamanuka for testing ino support yacu, kuko aka kari test yakoze ntago kari enough, yamara kugatestinga ikaba rejected, ikaza breaking out of this range, closing above, yamara closing above ikamanuka for retest, yamara testing ino support yacu ikaba rejected, ikabona yakomeza hejuru. So imanze gukora retest iyi support, watekinga buy yawe byaba biri safe, ugatargetinga ko iza kuzuza ino range yacu. So another option ishoboka ni ya selling, iramutse ikomeje ikagera kuri support, yamara kuba kuri resistance yacu, yamara kuyigeraho ikaba rejected, iramutse yerekanye rejection, watekinga selling yawe ikaza kuzuza ino
range yacu, wenda yagera ahangaha ugatekinga 80% ugataritinga ahangaha. Niyo ndi kumva ari indi option ishoboka kuri EU, niyo ishoboka. Ni nayo yaba iri very safe cyane kuko twerekanye ko kuri 4 hours the time frame hose iri kwerekana some bearish side, which means ko selling yaba iri safe kurusha buying. Gusa izo ni two opportunities zishoboka, ni 50-50. Taking is buy yawe cyangwa se selling yawe ari uko wabonye confirmation cyangwa se candlestick confirmation. Reka tugenda kuri GBP JPY turebeho byifashe bite, nizo opportunities dushobora kubona uno munsi. Bwa analysis zacu tuzihere kuri daily time frame turebeho byifashe bite, nizo opportunities dushobora kubona. Gusa to be honest, GU nako GBP JPY imaze igihe kinini almost 2 months cyangwa se anarenga iri muri ranging market. Gusa good news nuko mbona ko GU yacu ishaka ku breaking out of this zone, kuko zone navugaga imazemo igihe kinini iri muri ranging market. Ni iyi ngiyi aho support iri ahangaha, resistance katiyishyiraho. So urabona ko adjusting niho sawa. So urabona ko ejo yagerageje kumanaginga closing above iyi strong resistance twari dufite. Reka dushyireho green box, so which means ko kandi uyu munsi ishobora kuza gutesting ino support yacu cyangwa se resistance yahindutse support, yamara kuyitesting ikaba rejected ikabona yakomeza hejuru. Kuko uje ukareba ahangaha urabona ko hari very clean candles, hari high chance ko market iramutse yakomeje yakomeza gutrending. So reka dushyireho green box byerekana ko market nihagera yasubira muri buying side cyangwa se hari strong support. So which means ko GBP JPY muri iyi minsi twakizana some bullish side, cyangwa se twakitangira kubona direction ya GBP JPY mu gihe yari imaze iminsi igihe kinini nta direction ifite. So turebe kuri current structure urabona ko harimo support cyangwa se kuri daily time frame hari support, wenda tuze tuna marking half y'iyi candle byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buying side. So nawe reka dushyireho green box, ubwo ni 2 key zones dufite kuri GBP JPY aho market ishobora kuhagera ikakora reaction igasubira muri buying side. So reka turebe nimba hari support and resistance dufite. Gusa naha reka tugashyireho nubwo kegereye, gusa urabona ko ino kandi yaba rejected, harimo za rejection nyinshi, niyo mpamvu mashyize support ruka nanga dushyireho indi, ubundi twigire muri 4 hour turebeho byifashe bite. So muri 4 hours tuyadjusting aha muri 4 hours ariho tuyishyira. So okay, nareka muri 4 hours dushyiremo indi support. Impamvu narindi kureba nimba zino rejection ziri kuri iriya side gusa, ariko uje ukareba aha urabona ko naho harimo rejection, na akaba rejection, which means ko support hariya yari ikenewe, byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buying side. So which means ko
GU nako GBP JPY, I'm sorry sinzi impamvu ndi kuvuga GU cyane, ishobora kumanuka ino 4-hour time frame igiye no guclosinga in 10 minutes, ishobora kumanuka next candle iga creating a week, yamara creating a week igahita iba rejected kugira ngo ize kuzuza ino range yacu. So which means ko kuri GBP JPY nkuko twari tubibonye kuri daily time frame no kuri 4 hours twakizera some bullish side, ariko tujye no muri 1 hour turebeho byifashe bite. So muri 1 hour twihangane twa adjusting ino support ahangaha, iyi tu adjusting hano gutya. Okay. So muri 1 hour chance yindi nuko yamanuka ikaba rejected kuri support ikahita ikomeza hejuru nibyo twategereza. So reka tujye muri 30 minutes turebeho byifashe bite. So kuri 30 minutes twavuga ko GBP JPY there is no range cyangwa se nta range iri creating, ariko tunashatse twavuga ko nta range iri strong iri creating kuri 30 minutes. Tugiye kuvuga range in market yacu twavuga ko kuri 30 minutes twavuga ko iri muri no range, gusa ntago iri very strong. So option ihari yo kuba twabuyinga GBP JPY ni imwe, nuko yamanuka igakora retest yi support, iramutse yerekanye rejection watakinga buy yawe biraba biri safe cyane kurusha ibindi byose. So niyo option yonyine nabahereza kuri GU, cyangwa se wenda itaramutse ikoze wategereza kuri iyi cyangwa se kuri iyi ngiyi, gusa option ihari ni ya buy. Gusa breakout ntabwo ari good option, nuko ikiza yaza igakora rejection kuri support, itaramutse ikoze warindiriye aha sinzi ko yahagera, gusa byose birashoboka mu isoko, gusa iramutse yageze nicyo wategereza. Kumva ari izo opportunities twategereza no munsi, haba kuri gold, EU, GU hamwe na GBP JPY. So thank you so much, happy trading day.